kurengana narababaye warababaye akundi nuko bikarushye hanyuma se muze amazina yawe ni ayahe Munyabarenzi Taju Munyabarenzi Taju ZOOM TV24 ako kagona ntabwo kameze neza nta kibazo turaganira gutya yes reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye cyangwa mudukurikira umunsi ku munsi iyi ni ZOOM TV ngendi Vincent Nsengiyumva umuhungu wanyu nkuko bisanzwe aha turi ni mu murenge wa Runda harya yes aha turi no mu murenge wa Runda ni mu kagari ka Ruyenzi naho bakunze kwita ku Gisenyi ndakeka ari wo mudugudu ahantu twahakoreye inkuru ku nshuro ya mbere twasuye umusaza umeze nabi cyane nge nabonaga ari umusaza ugeze kure uri gukomanga urupfu ariko Imana yagize neza ubu ngubu twagarutse ni muzima yatangiye koroherwa kubera mwe mudukurikira kubera za mbaraga zanyu kubera gushyira hamwe kwanyu ariko nubwo ari koroherwa hari byinshi agikeneye akaba ariyo mpamvu twamanutse ngo twongere turebe ubuzima bwe aho buhagaze ubu ngubu turebe uko ameze turebe ibyifuzo bye twongere tuganire atubwire uko yumva dore ko twagize no mu ntangiriro z'umwaka mushya muzereka tuguhe ikaze rero kuri kamera nanone za ZOOM TV muraho neza muraho cyane namwe Noheli n'ubunani byabaye byiza kubera ko twabirangije tukaba dutangiye undi mwaka ndumva ari amahoro tukaba dutangiye undi mwaka turi bazima urumva ari amahoro hanyuma muze hari ikiganiro doretse gukorana ushobora kububyibuka cyangwa utabyibuka kubera ukuntu wari umeze nabi cyane nari nagusuye ahantu wari utuye hatameze neza naho nabonaga niyo nzu nari mfite ubwaka itugwaho uwo munsi ariko ndabona ubuzima bwarahindutse wavuye aho hantu ubu ndabona umubiri biri kugenda biza ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina tukinjiramo reka dutangire utwibwira wenda n'abatarakubonye mu kiganiro twakoranye bwa mbere bakumenye uriwe wifuza ko mvuga amazina yanjye ngewe nitwa Munyabarenzi Taju nari narababaye cyane abagira neza barantabara bakintabara none ubundi sinabashaga kureba ndyamye ahantu habi none ubu ngubu bampaye matora ndaryama bameshuka ndiyorosa ndumva ni byabaye byiza muze tukira aho ngaho reka tugire witwa Munyabarenzi yes izina ryawe rirangora cyane Munyabarenzi Taju ubusanzwe uri umusiramu cyangwa uri umukristo Taju naryiswe iryo ni irya nyuma nyine naryumva rimwe ryirikije ariko Munyabarenzi ni iry'ababyeyi rya kera iryo rero nyine nabaga mu Kisilamu arimo nkorera noneho bararima ndaryemera kuzina hanyuma se we nawe wabayeho umusiramu navuyeyo narabawe ariko nzabawe nyuma birapfa nyuma byaje gupfa yes iyo ni umusaza Munyabarenzi Taju nkuko mubona ubuzima ngo bwarahindutse nawe arabyiyemerera nawe arabihamya muze hanyuma nagusuye n'ibyo ngarukaho utameze neza ubuzima bumeze nabi ariko ubu uriyumva ute nyuma yuko ubuzima butangiye guhinduka dutubwire uko ubuzima bwari bumeze mu minsi yashize utubwire nuko byagenze kugira ngo bigende gutya uko tukubona ukumeze gahunda yo kugira ngo mbemeze gutya amambere ntawasuraga nuko nahuye n'abagira neza barantabara buryo bushoboka hari umukobwa wanzaniraga amata buri munsi buri joro nijoro niyo haba mu gicuku kugira ngo nkunde mbeho ndebe ko nagaruze uwo mukobwa nawe rero ni ukumusabira kuko yandwanyeho cyane bitoroshye hanyuma naje kuganira nawe uryamye uteguka umbwira ko umaze amezi agera kuri 5 warabuze
kivurira, warabuze uburyo bwo kujya kwa muganga, nta mituweli wari ufite, ya nta mbaraga nta wakugiragaho uretse umwana umwe wakwitagaho. Hanyuma kugira ngo umere gutya birumvikana wageze no kwa muganga. Ubu ngubu uherutse kwa muganga? Nagiyeyo baransuzuma basanga masera aransuzuma asanga haruguru undi muzima tarari, amfata n'amaraso kugira ngo arebe ko naba mfite umuvuduko. Ubwo asanga ndi tayari haruguru ni muzima, uretse aka kaguru niko nkirwana nako. Mbese wambwiraga ko wanavunitse ariyo ntandaro yo kumera kuriya kose, akaguru n'ubu imvunira cyarimo? Imvunira cyarimo rwose, birakomeye ahubwo ntabwo ari kimwe n'ibya mbere, ariko yego harimo akantu, ariko rero ndacyababaye cyane. Yego uracyababaye cyane. Hanyuma ujya kwa muganga wavujwe mu buhe buryo? Ninde wakuvuje? Mituweli yabonetse gute? Ubushobozi bwo kujya kwa muganga bwaturutse? Mituweli nta yabonetse, ariko ubushobozi bwo kwa muganga bwazanywe na leta. Niba bazanye imodoka yo kunjyana ingezayo, ariko noneho ibibazo byanjye byakurikiranywe n'abagira neza, ari ibyo kurya ari ibyo kugira. Ubwo leta icyo yamfashijeho ni imodoka no kwemera ko bazamaho ndyama nahandyamye niba bahakodesheje. Ubwo rero ibibazo bisigaye biracyari kwa kuntu imbere. Yes, ni urugendo kandi ruracyakomeje, haracyari byinshi ukeneye. Hanyuma mzee, umaze kuvuga tugusanze hano uri no mu nzu. Iyi nzu yo ukiva kwa muganga bahise bagushakira n'inzu? Leta niyo yayishatse, imodoka ingeza hepfo mu muhanda baranzamura baraza bantereka. Ubwo ngo niba bayishyura, niba bishyura batishyura simbizi. Bwashize nza kukuganiriza nabonaga muri ako kantu habagamo nta kintu na kimwe cyari kirimo, nta matera, nta shuka, nta mwenda. Ibi byose mbona ufite amashuka, ufite akamatera uryamyeho, ndabona hano hasi hari agatapi. Ibi byose byatutse kuki? Byose nabagira neza babizanye, barampereza bati ujye uryama heza ugarure ka murare. Hanyuma se muzee, ukurikije uko wiyumva nuko wari umeze mu bihe byashize, urumva hari icyizere ufite cy'uko wavuzwa ugakira neza ugasubira mu buzima busanzwe, ukajya no gukongera gukora turakawakoraga twari tukubeshejeho umunsi ku munsi? Byashoka, kuko byose iyo umuntu yaraye ari muzima nta gituma adashaka icyo agomba gukora. Bagerageje rwose, akaguru ni akaguru kamwe kakakira, nubwo naba ntaruka ariko najya gupagasa. Uvuga ati nubwo waba ugenda utaruka ariko gupagasa nyine wabibasha, kuko n'ubundi warabikora gutaragira icyo kibazo. Hanyuma se muzee, ubu ngubu mu buzima busanzwe uvuye kwa muganga, umaze igihe kingana iki uvuye kwa muganga? Uyu munsi ni uwa gatanu. Si uwa gatanu na? Bibiri. Kutesa amamaze bibiri. Noneho muri iyo minsi umaze hano ho ubuzima bumeze bute? Ubayeho gute? Ibyo kurya bimeze bite? Ndatekereza ko noneho usigaye ubasha kurya n'ibiryo bikomeye. Mbere nazaga uvuga ko ari amata gusa gutunze, nabwo iyo yabonaga? Ni amata yo narayabonaga, n'ubu bajya bayanzanira ariko. Nibo babizana aba bagira neza. Hanyuma cyo kwivuza ugakira neza cyo kimeze gite? Hari kwa muganga bakubwiye ngo kino ubushobozi bwakomeje kubura? Ubushobozi bwagumye kubura kuko bari bavuze ko ngomba kunyura mu cyuma. Niko masera yabitegetse, kuko nta byuma nta cyuma bafite. Ni igihara hariya, batubundi ukagerageza nyine ibyo ahantu bafite abagorozi, urabumva urabayoboka, noneho bakakureba bakaguha imiti. Nta kundi byagenda, naho twebwe nayo dufite. Hanyuma ikibura ni ubushobozi bwo kuba wajya mu bitaro bikomeye, cyangwa bitaro nyine bifite ubushobozi bwo kuba byakuvura bikakunyuza no mu cyuma?
niko bimeze nyine ubwo nta bushobozi nyine buraboneka kandi se ngewe ubwiha ni mwebwe mu buduha uko byagenda kose. hanyuma muze dukora ikiganiro nubwo utari umeze neza ariko wambwiraga ko ufite abavandimwe niba nibuka neza niba ari abana bawe niba ari abana bo kwa data wanyu hari abo watekereza ko bashaka kuba baba muri Kigali muri abo bose muri iki gihe cy'uburwayi bwawe nta numwe wabashije kukugeraho dore ko nta numwe wigeze ngeraho n'uwo nabyaye ubi ntabwo yigeze ngeraho. Abo bose barantereranye ni nkurikiranwa n'abagira neza nta kundi bimeze. Sijya muze afite imyaka ingahe? 80. 80 burayujuje urabizi neza? Ego ndayujuje rwose. Maze uwo nkurikira afite 90. Nawe cyabaho? Nyariho. Abahagana Yesu ukurikira? Ni umukobwa yashingiwe ngiyo muri za Ruhengeri. Muri za Ndusu. Amakuru yose ibyo yamenya? Ntabwo nyamenye nabwirwa n'iki byamyaze. Utararwara ariko se wajya gumenya nyine uko ari gihe wajya gumenya amakuru ye utarafatwa n'ubu burwayi? Najyaga nyamenya nkamusuhuza. Nabo mfite akanya nkajyayo. Hari n'igihe wageragayo? None se siwe nkurikira sinamushingiye. Kera rero urabizi ko twashingiraga ntabwo nta mukobwa wijyanaga. Harya mu buzima busanzwe rero urabyaye abana bangahe? Abana 8. Ubu abari bariho ubu ngubu nubwo amakuru yabo nayo bufite asigaye ni bari 3. Asigaye 3. Ni 3 mbese. Ubwashize turi kumwe cyangwa nkugeraho aho wari uryamye no kweguka byari ikibazo kweguka gusa uretse nk'amaboko weguraga byabaga ari ikibazo ariko ubu ubasha kweguka byibura ukaba wakicara? Ndeguka aba nakwicara iminota nkagira gutya nkaba nabasha kuganira n'umuntu nyine yicayeho nanjye tukaganira. Ubu gutyo wamara nk'iminota ingahe wicaye gutyo? Nk'10 20 nayimara. Ko mba nkeneye kuryama gusa nta kundi byagenda. Hanyuma watubwiraga ko ikibazo kikiri mu kuguru kumwe ukundi ko urumva ari kuzima? Uku ni kuzima urakubona ko kamaze. Ukuzima ni ukuhe? Nuko noneho kurwaye nuko urakubona. Bakubwiye ko kwavunikiye hagana hese uko nguko? Kwavunikiye inyuma hano mu rukenyerero na hano mu ivi. Mbese nuko kuguru ukeneye ko bakunyuza mu cyuma cyangwa mu cyuma cyangwa nkaba nabona inshinge zabikiza kubera ko ari imvune. Ni ukuvuga ngo ko hariya kwa muganga wari uri nta rushinge na rumwe baguteye? Ntabwo batera. Bambwiraga ko bidashoboka keretse imiti yo mu bagorozi bo nta miti bagira n'utunini mbese. Hanyuma ngo ariko ukeneye n'imbago? Imbago ndazikeneye cyane. Ni nazo zatuma mpaguruka. Umusaza aravuga ati akeneye n'imbago wenda akajya asohoka akagera no ku kazuba. Hanyuma gusohoka ariko nk'abagira neza cyangwa abavandimwe bagufasha iyo bari hano bashobora kuba bagusindagiza bakagusora bakagushyira ku kazuba kakota? Hari ababyeyi abaduturanye nyine bose n'abantu bazima. Iyo mvuze ngo nibankingire barankingira ubwo najya mpaguruka nyine bakanshyira ku kazuba. Kandi barabikora nyine? Barabikora uretse ko ntarabona imbago zajya zihangaza.
kuko kurira hariya birakomeye. hanyuma mzee urabona ko ibintu biri kugenda bihinduka ariko urugendo ruracyari rurerure, haracyari ibibura cyangwa se haracyari ibyo ukeneye nk'icyifuzo cyawe tena wabwira abadukurikiye cyangwa abagira neza abari mu Rwanda abari hanze, ni nk'ikihe kikuri ku mutima ubona gikenewe cyane kugira ngo nyine ubuzima bwawe bukomeze buzahuka cyangwa bukomeze bujye mu buryo? Erega ubuzima nawe urabyumva, ubuzima bundi ngo inkumira hani yariye, ubuzima ni icyo kurya, ni ukuba utifuza akantu uri umurwayi, wakwifuza amata ukayabona, ukwifuza akabogo ukakabona, ibintu nk'ibyo ntiwigunde, kuko wigunze byose birahinduka, ubwo nabyo bikora ko ari indwara, ubwo aba ari indwara ya kabiri. hanyuma nose kutigunga urabona ari iki cyagufasha kutigunga kuvuga kwigunga? Kurya duhagije yewe ukatubona, wadashaka ukatubona, washaka kacyayi ukakabona, nibyo. Ese abadukurikiye bagira neza bakomeze bakore uko bashoboye, ibyo kurya biboneke, hanyuma n'ubuvuzi buzaboneke. Yego, ni ukubuvuzi rwose nibwo bwa mbere, bamvure rwose ndiwe ko nahaguruka, n'abagira neza nabo bakora ibyabo n'abandi bakora ibyo. hanyuma iyi nzu urimo ngo yishyuye na leta bayishyuye angahe? Ngo bayishyura ngo niba ari 20 y'amezi, ngo bishyuye y'amezi 2, niba barishyuye batarishyuye ntago mbizi. Ikigaragara cyo kuva irimo buriya yarishyuwe ntabwo ngo irishyurwa, ahubwo umugore avuye arambwira ngo aranjugunya hanze. Ibyo nabyo ndumva mwabikurikirana mukareba uko bimeze, kuko umugore asigaye aza akampagarara hejuru, mvuga ko atari njye wizanye ahangaha, abanzanye baranzanye, niba utabishaka genda ubwire leta izi nkuru. Ubwo rero umara ari kuri hanjye, ibyo nabyo ni ikibazo cyo kugira ngo buri mu nzu umugore aza guhagarara hejuru kandi nta kintu wamusabye. Ndumva uko mukorana mu buyobozi byashoboka mukabivuganaho. hanyuma se abari bakuzanye bari bakubwiye ko yishyuwe? Bambwiye ngo nibanzane muri iyi nzu, ubwo bari bavuganye barakingura bashyiramo abariho ndyama. Amakuru se wahawe bari bakubwiye ko yishyuye igihe kingana iki? Bari bambwiye ko bishyuye ngo niba ari amezi 2. Sibyo ra? Niko bimeze. None rero urumva ufite impungenge z'uko ejo cyangwa ejo bundi bazaza bakakujugunya hanze? Cyangwa mu gitondo ahubwo n'ubavuye hamukanye. hanyuma se abikubwiye kangahe ko ashaka amafaranga? Ni uyu munsi gusa? Gatatu. Abimbwiye gatatu rwose ni buri gihe cyose. Nanjye ndamubwira numva wa mugore we ndi ku ikoni ya leta, ntabwo ndi ku ikoni yanjye, ni leta. Niba mutarumvikanye ibyo ni akazi kawe, ni ntabwo bindeba. Harya muzee ubundi wari uri mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe? Ntacyo nari naragiyemo. Ntabwo nakunze kumenya ibyo ari byo, nakunze kwikurikiranira amafaranga, nijaja birashaka ikibanza. Basi baruye nyine muri aka kagari? Niho mbaruye, muri Kibaya. Hanyuma ubwo buyobozi bwakuzanye muri iyi nzu rero ni ubuyobozi bw'umurenge? Ni ubw'umurenge hariya. Zeka numva bikomeye, ubwo nibakujugunya hanze bizagenda bite? Ndabizi se ko ubwo ni ibijyanye nta kundi byagenda, kuva nahageze nyine urumva bitoroshye, kuko namwe mufite icyo mutumariye cyane. Bavuga uti umuntu uri aha arababaye, barimo baramusohora, ibintu nk'ibyo nabyo birahagije. Ubu ndi uwanyu mu maboko yanyu, banyica bagira gute, ubwo urumva kujugunya hanze ni nko gupfa. Nta rupfu rurenze ko yanjugunya muri iriya mvura ngo ndyame, urumva akakaguru nagahuhura nanone. Ndabyumva ni ikibazo gikomeye, ariko turajya gukora ubuvugizi turebe ko
wenda ayo mafaranga yakishyurwa bagakomeza bakagukurikirana cyane ko ukeneye n'ubundi bufasha bwo kwivuza ubwo wabonye nyine n'ubufasha bw'ibanze urugendo ruracyari rurerure. Hanyuma tugenda tugana ku musozo n'icyo wabwira abadukurikiye tunasoza nyine, hanyuma tukajya no kubaza abayobozi babishinzwe icyo baguteganyiriza. Abayobozi icyo banteganyiriza ni ukumpa ni ukunshakira aho mba ko yewe ntaho mfite mba. Ubwo rero aho nakwicara bakangenera n'ikimfasha. Bose ndayo nyine y'ingoboka kugira ngo mboneho nicara, mbone nuko nakwijajara. Hanyuma nta bantu se washimira bagufasha wenda kugira ngo ugere no kuri bifite ufite imyenda, ufite aho kuryama n'ubwo inzu itarishyurwa? Abo nashimira ni abagira neza, n'ubu baracyagira neza, baransura bakamvugisha nta kibazo. Ikibazo cya nyine aho ngeze nibo nabaneze leta yafashijeho uretse kunshyira mu modoka. Leta rya ntacyo yagufashije uretse kugushyira mu modoka gusa bakakugeza hariya kwa muganga? Ntacyo, nta kintu bigeze bampa rwose. Ibi byose dore uriya mukobwa niwe bireba, niwe njya kubona nkabona baraje bakampa icyo nambara, ibintu nk'ibyo. Urumva rero ko leta nta kintu irampereza. Niyo yagakwiye kuba ikwita, yakwiye no kubikora kuko babikorera n'abandi. mu mwaka wa 2020 urifuza nyine nawe kuwutangira umeze neza, bakwitaho bakakuvuza mu gihe abagera neza batabonetse, mbese leta ikaba yagira gashyiraho akayo. Nta kundi byagenda rwose, ahubwo nitabare ahagera kare. Ariko iyi nzu yo nubwo nyine batarayishyura yubona nta kibazo, ndabona ari inzu y'ibyumba 2, hari ikindi cyumba kiriyo ari kumwinjiza yamaze narenga ko ndo umuntu yishyuye biba bihagije, nta kirenze kuri ibi wowe wifuza naho kuba oya nta kibazo cyaba gihari. Kuko ndi mu bantu abaturanyi ntusanze baje kunganiriza se, ni ukuvuga rero ko nta kibazo aho kiba gihari. Keretse ari yanjye bwite. Hari abadusura akavuga ati leta twubakire, wowe no kubakirwa ntago biri mu byifuzo bya mbere, ahubwo ubonye niyo wakodeshezwa nta kibazo wowe wakumva unyuzwe? Nakumva nyuzwe nta kibazo, cyangombwa no kubona homba. Ariko rero ubundi gahunda nanjye bampereza nk'abandi nkuko baba bakanyubakira. Hanyuma tugiye kugenda natwe tugire icyo dukora, tuvugisha ababishinzwe tubabaza impamvu bagushyize mu nzu bakagombye kwishyura ntibayishyura. Ubwo ibyo bazatubwira ubwo nagira igihinduka uzabimenya. Nzabimenya. Muzamukoze cyane. Muzese rero komeza urwara ubukira, ubwo Imana irakomeza kujya imbere, ariko twizeye neza ko nkurikije intambwe yatewe nizeye ko n'ibindi bizaza. Ndabona umubiri uri kuza, twari kumwe mbona isura yarajya, ariko ndabona umeze neza, agakara kabaye agakara wagira ngo wisiga. Nta kibazo bizaza, kuvamo birimo, nta kindi kibazo cyaba gihari. Ikibi ni uko mwaba mutandeba mutanshikira, mudakurikiranye ibyanjye. Ibintu bikurikiranwe nta kibura. Murebe mbangeraho rwose. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.